kugira ngo bemererwe kubaka. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyagatare buvuga ko nta muyobozi wemerewe kwishyuza serivisi isanzwe itangirwa ubuntu. Ibindi reka tubaze mugenzi wacu Niyontegereje Rahim Etienne. Yaza ukamuhereza, uw'akagari yaza ukamuhereza, nuko nta kundi. Ubutaka bwemerewe kubakwamo, none habayeho kunanizwa, umva ko nabyo ari ikibazo. Ugomba gukurikirana ku buryo batakunaniza bakakwereka, ahubwo bakakwereka inzira uri bucemo niba wenda hari amafaranga asabwa yenda yo gusora. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyagatare bavuga ko hari ubagurwa no kubona ibyangombwa byo kubaka, bagahitamo kunyura mu nzira zo kwishyura amafaranga adafite inyemezabwishyu ku bayobozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo bemererwe kubaka nk'uko babisobanura. Aho ugera umudugudu akaba yakwaka amafaranga ukayamuha, wamara kuyamuha akakureka ukubaka, noneho ubuyobozi bwo hejuru bwahagera ukabuhagarika. Iyo buguhagaritse nta kindi ukora, ngiye mu mudugudu akwemerera ukubaka, sosiyali w'akagari akahagera nawe akaguhagarika, nawe ukagera gute ukamuha amafaranga ukabona kubaka. Wagera gutyo noneho undi nawe akanyuraho akajya ku murenge nabo bakaguhagarika. Aho hose ni ku izo nzego iyo uzinyuzemo utanga amafaranga, ariko ni gukoresha ruswa nta kindi. Ubwo uwo mudugudu yaza ukamuhereza, uw'akagari yaza ukamuhereza, nuko nta kundi. Nayo bigeze kumba mu gihe cyashizemo nari kubaka, icyo gihe umudugudu yaraje ko bamukuyeho, yaraje atwara ibikoresho by'umufundi, mbonye akakazwa ndakamuha, ahandi kuza ndubaka. Bije inyuma umva kwajemo akantu kubona runaka asaba mituweli nkayimuha, akansaba yandi nkayamuha, yironda nkayamuha, ariko yarangiza akankora biriya mba kuyashuje inyuma, kandi nawe nakuye 5, icyo gihe akoraga 4,000, umva ko ntwaye umugizi w'umufundi. Abaturage bakomeza bavuga ko bidakwiye, bityo bagasaba inzego bireba kubafasha iki kibazo kigakemuka. Ubutaka bwemerewe kubakwamo, none habayeho kunanizwa, umva ko nabyo ari ikibazo. Ugomba gukurikirana ku buryo batakunaniza bakakwereka, ahubwo bakakwereka inzira uri bucemo niba wenda hari amafaranga asabwa yenda yo gusora, kuko yanze bikunze tuzi ko kubaka hari igihe haba ari ngombwa ko leta imenya amazu yubatswe ahari ari mu gihugu. Maze rero nimba hari amazu wenda raporo batanze amazu ahari, akaba hari umuntu ugiye kubaka atagaragaje ko agiye kubaka, niyo byaba ari ikibazo, ko byaba ari akajagari. Biba bisaba yuko rero yanze bikunze uwo muntu agomba kugenda akegera ubuyobozi, noneho akagaragaza icyangombwa cy'uko agiye kubaka, hanyuma nabo ntibamuvune, bamuvunishe, cyangwa se harinde kubamo ruswa akubaka inzu yiwe, ubundi bagatanga raporo ko hari indi nzu. Ibyo ngibyo birashoboka, ariko ibijyanye no kunaniza umuntu ugiye kubaka nabwo mu butaka bwe ntabwo ari byiza. Iterambere rye wamaje guhomba, kuko atanga amafaranga menshi kugira ngo azubake. Icyo gihe urumva ko usubira inyuma. Aho ngaho ari ibintu bikomeye, ahantu uko ibintu biba bikomeye iyo wanyuze mu nzego zindi, washatse kunyura hasi kugira ngo winjire mu byawe ukabinyuramo, wagera imbere bikanga, nibwo ugira gutyo ukajya nibwo wari ugiye kubaka ukabireka, uhita ubireka kuko bati nta bindi nakora. ATV twazi mu kibazo bw'Akarere ka Nyagatare bavuga kuri iki kibazo, maze umuyobozi w'akarere wungirije ishinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Gatete Juliet avuga ko bidakwiye, ndetse ko nta muturage ukwiye kwishyura serivisi zitangirwa ubuntu, akongeraho ko izaba zikwiye kwishyuzwa nazo zishyurwa amafaranga yagenwe. Ayo ni kimwe nayo n'ubundi mu mitangire myiza ya serivisi, dusaba n'ubundi abantu gutanga serivisi nziza, kandi itangirwa ku buntu bakayitangira ku buntu, itangirwa ku mafaranga bakayitangira ku mafaranga, ku giciro cyagenwe badahinduyeho na gato. Abaturage bavuga ko hari gusanga waratanze amafaranga menshi ku kubaka, ndetse akaba ari nabo bigiraho ingaruka yo kutarangiza inzu, kuko hari amafaranga baba barakoresheje ibyo atagenewe. Niyontegereje Rahim Etienne, ATV mu karere ka Nyagatare.